Turabakiriye nanone tubahaye ikaze hano kuri kamera zacu za Synek TV. Uri imbere yanyu uyu munsi nanone ni Clementina, ndabashuhuje kandi ndabishimiye. Ndabishimiye cyane. Ubushize rero nari nabasezeranyije yuko tugiye kuzajya tuganira cyane cyane ku buzima bwa hano muri Amerika, kuba hari cyangwa se kubifuza kuhimukira. Ushobora no kuba ukeneye kubimenya kwa ko wenda ukeneye no kuzahatemberera, cyangwa se ufite n'umuvandimwe wawe uteganya kuzahimukira in future, ukeneye kuzaza kuhatura. Niyo mpamvu nabasezeranyije ko tugiye kuzatuganira ku bintu bitandukanye by'ubuzima, byerekeye ubuzima bwa hano. Ubwo rero uko Imana yanshoboje ndagarutse, ikaze tubane. Uyu munsi rero muri topics nari nababwiye nyinshi zitandukanye tugiye kuzajya tuganiraho. Hariyo nabahitiyemo ngira ngo tuganireho, ariko murambabarira telefone. Hari topics nabahitiyemo tugiye kuganiraho uyu munsi. Ndabasabye rero mwebwe munkurikiye, nimumara kumva iki kiganiro ukumva hari ibindi wakongeraho, ukumva hari iyindi nyunganizi ufite, ni ukuri urabyemerewe kujya muri comment ukagira icyo uvuga, ukagira icyo bivugaho, kugira ngo nkuko nabivuze tujye tugenda dufashanya, tujye tugenda twungurana, tumenye byinshi bitandukanye ku buzima bwa hano, kugira ngo bubeho butatugoye, cyangwa se n'abandi bari kuza bashyashya tubafashe kugira ngo bazi neza ubuzima bajemo. Muri makeya n'icyo uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe, ese ni bande bemerewe gukora akazi muri Amerika? Ni bande bantu bemerewe gukora akazi muri Amerika? Turabizi twese abantu bavuga Amerika hari opportunity z'akazi gutya na gutya na gutya, ariko se ni abantu bose bemerewe gukora muri Amerika? Ese hasabwa iki kugira ngo umuntu yemererwe gukora muri Amerika? Ubundi uretse kuba uri umunyamerika kavukire, aha ndavuga uwo ari we wese wahavukiye, kuko muri Amerika iyo uhavukiye itegeko rihita rikugira umunyamerika. Cyangwa se uri umwimukira ariko warahawe ubwenegihugu bwa Amerika hakurikijwe amategeko yawo. Abandi bose basigaye bibasaba ibindi byangombwa bitandukanye bitewe n'uburyo bageze muri Amerika ndetse n'icyabazanye. Reka tuvuge kuri iyo uri umunyamerika warahavukiye, abafite abana bavukiye hano murabizi itegeko rya Amerika, iyo umwana avukiye hano automatically aba ari umunyamerika. Numvishe n'abashyiramo za joke bakavuga ngo niyo waba ugeze mu kirere cya Amerika ukiri mu ndege itararandinga ngo ukahavukira ngo nabwo uba wiswe umunyamerika. Ntago mbizi, nta bintu byinshi byiza byashoboka, ariko mu by'ukuri ikizwi neza nuko iyo uvukiye ahangaha itegeko rya Amerika automatically ritari kugira umunyamerika, cyangwa se automatically ritari kugira umunyamerika. Noneho cyangwa se ukaba uri umwimukira, waraje ugahabwa ubwenegihugu bwa Amerika hakurikijwe amategeko. Abandi bose basigaye nk'uko nabivuze biba bibasaba ibindi byangombwa hakurikijwe uburyo baje n'icyabazanye muri make. Gusa nanone ntibivuze ko umuntu wese ukandagiye ku butaka bwa Amerika ashobora gukora akazi byemewe n'amategeko. Akenshi abantu baza hano muri Amerika, wenda ukuyeho wenda baza mu buryo bw'amanyanga, abo ntabwo ndi bavuge kuko ntabwo mbizi cyane, ariko abenshi binjira muri Amerika baza byemewe n'amategeko. Ni ukuvuga ngo ushobora kuza kuri visa
mu buryo butandukanye, waba uje gusura, waba uje kuhatura, bitewe ukaza ukahajya. Ariko ese ni ukuvuga yuko umuntu wese ukandagiye ku butaka bwa Amerika ahita yemererwa gukora? Ntago rero ariko umuntu wese ukandagiye hano ku butaka bwa Amerika ariko aba yemerewe guhita akora automatically. Reka tubirebere hamwe. Muri iki kiganiro rero tugiye kubaganiriza kuri kategori cyangwa se amatsinda y'abimukira batarabona ubwenegihugu ndetse batarabona ubwenegihugu ndetse n'ibyangombwa basabwa kugira ngo bahabwe uburenganzira bwo gukora akazi hano muri Amerika. Ubundi iyo winjiye muri Amerika uri umunyamahanga ugomba kugira uruhushya rwo gukora akazi. Uru ruhushya rero mu magambo magufi barwita EAD, aribyo bivuga Employment Authorization Documents. Abantu benshi bari hano bayizi ku izina rya Employment Card. Ni agakarita abagahawe murakazi, turavuna tukaba Employment Card, ariko urebye n'ubundi n'iryiri mu magambo arambuye rya Employment Authorization Document. Kubona uru ruhushya rwa EAD hari abarubona ari uko babanje kurusaba, hakabaho process cyangwa se isuzuma ku busabe bwabo bakabona kuruhabwa cyangwa se bakanarwimwa. Byose birashoboka, biterwa. Ariko nanone hakaba hari abarubona automatique batiriwe bajya kurusaba. Nkuko nyine nababwiye, hari amatsinda atandukanye, twese dushaka kuba twarinjiye neza byemewe, ariko akaba atari ko twese twemerewe guhita dukora automatique tutabanje gusaba. Twinjiye twese neza nta kibazo, baduhaye amaviza turinjira, uraje ngiye nemerewe gukora automatique, wowe bigusabye kubanza gusaba iriya EAD twabonye hejuru. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe. Ese ni bande bashobora kubona uru ruhushya rwo gukora mu buryo buri automatique batabanje gusaba? Aba ni bande? Reka tubarebe. Hari abinjiye muri Amerika nk'impunzi mu buryo bwemewe n'amategeko. Ahanini aba baba baraje ku bufatanye bw'umuryango w'abibumbye ushinzwe abimukira. Abantu benshi bayizi mu magambo ahinnye, abenshi bayizi ku izina rya OIM, ku bufatanye bwawo na Amerika. Aba rero muri dosiye yabo haba harimo ko bemerewe gukora. Iyo bageze muri Amerika ntibakeneye gusaba urwo ruhushya rwo gukora, bo baragenda bakajya aho bagomba kuba, aho bateganyije kuba, bakicara bagategereza mu gahe gatoya, mu gihe gitoya cyane kitarambiranye, urwo ruhushya ruraza rukahabasanga. Ubwo ndi kuvuga iriya EAD ni agakarita babaha kugira ngo babashe bemerwe gukora. Ariko urumva bo process yo kujya gusaba ntago bayijyamo, bo kubera ko baba baraje byemewe na Amerika. Urumva iriya miryango ishinzwe impunzi ku bufatanye bwayo na Amerika bakabaha uburenganzira bwo kuza kuba muri Amerika. Biba biri muri package yabo yose y'ubuhunzi, I think, bakaza bemerewe guhita bakora. Icyo bakora ni ugutegereza ku gahe gatoya gusa, iyo karita ikaza ikabasanga, ubundi bagatangira gukora akazi batiriwe basaba. Umuntu wese uje hano muri Amerika, twese turabizi ko bahageze, abafite ugomba kwerekana adresse yaho ugiye. Ida ugiye gushyikira ku muvandimwe, baba bagomba kumenya adresse y'uwo muvandimwe ugiye kuba agucumbikiye. Ida ugiye muri hoteli,
baba bagomba kumenya iyo hoteli niyihe, aderese y'iyo hoteli, ugiye se warikodeshereje se, ugiye kuba muri aparitoma cyangwa se ugiye kuba mu nzu isanzwe. Ibyo byose baba bagomba kuba bafite aderese mu rwego rwo kugira ngo niba gushaka bakubone, cyangwa se niba hari n'icyangombwa kigomba kugusanga aho ugiye, urugero nk'iyo employment card, imenya ahantu ishyikira, mbese bagira aderese y'aho ibintu byawe bizajya bigusanga kugira ngo utabibura. Abo ngabo rero turabyumvishe yuko bo ntago bagomba gusaba. Hari abandi baza muri Amerika kubera babonye uruhushya ruhoraho rwo gutura muri Amerika, permanent resident. Okay, so iri ni itsinda rya mbere ryo hejuru tubonye, riza muri Amerika rigahita rikora ritiriwe risaba. Noneho tugiye kureba n'irindi nanone naryo riza muri Amerika rigahita rikora ritarinze gusaba ubusabe bwo kuba ryakora, riba ribwemerewe muri package yose, bakaza bemerewe guhita bakora. Aba rero hari abandi baza muri Amerika kubera babonye uruhushya ruhoraho rwo gutura muri Amerika, permanent resident. Aba ariyo izwi ku izina rya green card. Iyo umuntu avuze green card buri wese arayizi, green card yabaye green card. Mu bindi bihugu bavuga permanent resident, sinzi niba hari utundi tubyiniriro bayita, ariko muri Amerika nyine ho urumva bahisemo kwita nako kabyiniriro ka green card. I don't know, nge ari igihe iyo nitegereje ndavuga se impamvu bayise green card wenda nuko kari agakarita karimo icyatsi kibisi cyishe, wenda hari akaba ariyo mpamvu bayise green card, I don't know, ariko nyine izwi ku izina rya green card. Iyi green card ushobora kuyibona uti. Iyi green card rero abantu bayibona mu buryo butandukanye. Hari abayibona bakinye ibyo bita lotari, sinzi niba ndi kubivuga neza. Iyi lotari rero abantu barayikina, hari porogaramu ya Amerika yashyizeho iselecting ibihugu runaka yemerera ko bayikina. Ibyo bihugu rero ndakeka ari buri mwaka babemerewe gukina, umunyamahirwe yayitsindira akaza. Pole sana ku bagiye bayitsindwa, I hope next time everything will be fine. Ukaza rero kuri green card, cyangwa ukaba warayibonye kubera spouse, ashobora kuba ari umugabo waje yagera hano yarasize umugore inyuma akamuhamagaza, ashobora kuba ari umugore waje hano yagera hano yarasize umugabo inyuma akamutumaho. Ushobora kuyibona ari uko ari umwana wawe ugutumyeho, cyangwa se ari umubyeyi utumyeho umwana, byose birashoboka. Bavandimwe mu maraso bamwe ba hafi cyane, ubwo ni ukuvuga ngo umugore ku mugabo, umugabo ku mugore, umwana ku mubyeyi, umubyeyi ku mwana. Aba rero nabo iyo baje kuri green card mu by'ukuri ntago baba bakeneye kuza ngo nibagera hano basabe uruhushya rwo gukora. Iriya EAD, iriya fomu ya I-766 I-766 ntago ibibareba, ntago bakenera kuyuzuza, kuko muri green card, muri package bahawe haba harimo yuko bimutse bagiye gutura muri Amerika. Ntago wajya gutura ahantu utari burye, utari bubeho, utari bwishyura inzu, kugira ngo ibyo byose bigireho nuko kuba bafite amafaranga. Ni ukuvuga ngo niba udafite amafaranga se urarya ute, none se wakodesha inzu ute? Ntago byashoboka. Ni ukuvuga rero baza babyemerewe kwa kuba bimutse baje gutura, noneho bakaza bahita bemererwa gukora. Abo ngabo nabo turabarebyeho. No mu banyeshuri tugiye kwa no mu banyeshuri rero, no mu banyeshuri bavuye hanze ya Amerika, abangaba nibo bakunda kwita international student. International student rero harimo abashobora kwemererwa gukora umubare w'amasaha runaka bitewe n'ubwoko bwa visa bafite. Hari visa zitandukanye, abanyeshuri ntabwo bagira visa zimwe, ntabwo bagira visa zisa. Hari izo tuzi za F1, J1, hari n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Bakaza
bitewe na viza ye akaba yemerewe gukora amasaha makeya mu cyumweru, 20 mu cyumweru se, 30 mu cyumweru se, abemerewe gukora se full time agakora amasaha ya 40 mu cyumweru, nabyo birashoboka bitewe n'ubwoko bwa viza yaziyeho. Kuri iki ngiki rero cy'abanyeshuri, ndabizi wenda hari abanyeshuri bashaka kubyumva bakifuza kumenya byinshi kuri ibi, ni mubikenera muzatwandikire hasi muri comment, tubivugeho cyane, tubisesengure, turebe n'ubwoko bwa viza se n'izihe viza zemerera abanyeshuri gukora hano muri Amerika, tuzisesengure muri make tuzirebe neza kugira ngo abantu babashe kugira kubimenya cyane cyane. Ubwo ndi kubwira nk'abanyeshuri wenda bafite gahunda yo kuza kwiga hano muri Amerika, babiteganya, cyangwa se umubyeyi ukeneye kohereza umwana we, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero tuzabirebera hamwe, ni mubikenera muhawe ikaze rwose kutubwira, muhawe ikaze kubaza ibibazo muri comment, bizadushimisha kandi ukuri ni iby'igiciro. Ubu rero hari irindi tsinda naryo ryemerwa gukora rigeze hano muri Amerika. Ahangaha ndimo ndavuga abaza kuri viza z'akazi. Abaza kuri viza z'akazi, umuntu yibereye mu gihugu icyo ari cyo cyose, ari muri Afurika, ari i Burayi, ari muri Aziya cyangwa se n'ahandi za Australia n'ahandi, ariko hari company runaka ya hano muri Amerika, ikigo runaka, organization runaka yakunze skills z'uwo muntu, iri gushaka kumuha akazi. Ubwo bakamuha akazi, bakamukura hari bakamuzana hano muri Amerika kugira ngo aze gukora. Hari igihe biba ari temporary workers cyangwa se ari permanent workers, biterwa. Abo ngabo rero nabiyo baje urabyumva, bahaza nyine bafite viza zo gukora. Ntabwo nzi ngo process zigenda zite, ndakeka ibyo bigo cyangwa se iyo companies organization iyo zibakeneye ziri muri kubasaba kugira ngo baze, ubwo hari process bacamo kugira ngo bemererwe kuza gukora hano muri Amerika. Urumva abo ngabo nabo iyo baje automatically baba baje gukora, urumva ntabwo bajya muri byandi byo kujya gusaba ngo turashaka EAD, turashaka kujya muri process yo kuzuza ari amafomu ya za I-766. Abo ngabo nabo ntabwo ibyo ngibyo birirwa babijyamo. Muri makeya rero aya niyo matsinda nari nabateguriye kugira ngo mbamenyeshe. Ntabwo byimbitse cyane, ariko nukuri ntegereje abazifuza ko tubivugaho cyane, bazatubaza ibibazo, noneho tuzagire gute tuzavugeho cyane, buri wese ajya avuga icyo yumva akeneye kumenyaho cyane. Namara kukivuga muri comment, nukuri I promise ko tuzajya tubikoraho kandi tukabibaganirizaho. Nukuri rero ndabashimiye, mwakoze kubana natwe, ndabishimiye. Nkeneye comment zanyu, nkeneye ibitekerezo byanyu, nkeneye ko munyunganira tugafatanya. Nukuri kugeza ikindi gihe Imana izadushoboreza twongera tukabonana. Imana ikomeze ibabungabunge. Murakoze.